Muraho neza inshuti namwe bakunzi ba Physio Rwanda. Ni ikibazo uyu munsi ngira ngo nsubize bitewe n'uko abantu bakunze kukibaza buri munsi. Abantu benshi bakunze kujya batwandikira bati ese ko batubwira ko amadisike yacu yafungutse, ese arakira bigenda bite? Undi nawe ati mfite disike yafungutse, ati se nzabagwa bigenda bite? Undi nawe ati mfite sciatica kubera disike yafungutse nakora iki? Iki ni ikibazo rero navuga ko kinakomeye, ariko abantu benshi bakaba bavuga ngo disike yafungutse ariko ntibamenye neza icyo bisobanuye. Hari n'abahita rero bagira ubwoba bagatekereza ko umugongo wabo wangiritse burundu. Uyu munsi niyo mpamvu ngira ngo tubisobanure neza mu buryo bworoshye kandi buri munyarwanda wese ashobora kumva. Ubundi disike navuga ko mu mugongo wacu haba harimo ubundi busanzwe amagufwa menshi. Ayo magufwa rero burya agiye akurikiranye, hagati yayo haba harimo disike. Ayo magufwa mu rurimi rw'icyongereza yitwa vertebra. Hagati y'ayo magufwa rero niho haba harimo ako kantu koroheje kameze nk'agashashi kaba karimo amazi kitwa disike. Disike rero iba ifite akazi gakomeye cyane karimo gukuraho igitutu hagati y'amagufa, hakazamo gufasha umugongo kugenda neza, kurinda amagufwa kudakoranaho cyangwa se kuba yakwikubanaho. Mu by'ukuri wayigereranya nk'ipine ry'imodoka rishobora gufasha imodoka kugenda neza ariko itagenda yikuba hasi. Disike rero iyo yafungutse biba bivuze iki nk'uko abantu babivuga? Mu by'ukuri abaganga ntabwo bakunda gukoresha ijambo ngo disike yafungutse. Oya, akenshi baba bashaka kuvuga disike bulge, disike prolapse cyangwa se disike herniation. Ibi bivuze ko igice cya disike kiba cyagiye kigasohoka cyangwa se kikabyimba, kikaba cyakanda umwakura ubuturuka n'ubundi hagati y'ariya magufwa y'umugongo. Icyo gihe rero nibwo umuntu ashobora gutangira no kubabara cyane. Bamwe bakibaza bati rero kuki disike zangirika? Hari impamvu nyinshi zishobora kubitera, zirimo gusaza. Buryo uko imyaka igenda iba myinshi niko disike zitangira kugenda zitakaza amazi akagabanuka rwose, ukaba wagenda uhura n'icyo kibazo. Ikindi nanone burya guterura ibintu biremereye ukabiterura nabi nabyo bishobora kubangamira disike. Ikindi kwicara nabi igihe kirekire nabyo bikandamiza disike. Kubyibuha cyane ubwo ni ukugira ibiro bikabije, ibi nabyo rwose bibangamira disike. Ndetse no kubura imyitozo cyangwa se kubura umuntu udasanzwe ukora imyitozo ngororamubiri, ibi nabyo bishobora guteza ibibazo bya disike. Ntibagiwe ko umuntu ashobora no gukora impanuka ugasanga umugongo we urangiritse n'izo disike zikangirika. Bamwe rero bakibaza bati hari igihe umuntu nyine yumva n'umugongo umurya gutyo cyangwa se bakanamubwira ngo disike yarafungutse, ariko se mu by'ukuri ni ibihe bimenyetso cyangwa se n'iki gishobora kugaragaza ko umuntu afite disike ifite ikibazo? Reka nkubwire ko disike ishobora gutera kubabara umugongo, icyo ni kimwe. Ishobora gutera ububabare bumanuka mu kuguru, ishobora no gutera kandi gukakara cyangwa se kubyimbirwa kw'amaguru, ishobora no gutera kuba umuntu yakumva utuntu tw'udushinge cyangwa se utuntu tujombajomba mu kuguru, ntibagiwe no kuba yagira intege nke. Akenshi rero iyo ari disike yo mu ijosi yangiritse ishobora gutera kubabara ijosi, ishobora gutera kubabara mu maboko bitewe n'uko haba hari imyakura ituruka mu ijosi ica mu kuboko. Ishobora kandi no gutera intoki kuba zaryaryata cyangwa se ukumva harimo utuntu tugenda mu ntoki tukubangamiye. Bamwe rero bakongera bakambaza bati se disike yafungutse bivuze ko icyo gihe umuntu aba agiye guhita abagwa, ubundi bigenda bite? Ntabwo kuba disike yafungutse cyangwa se yavuye mu mwanya wayo buri gihe bisobanuye ko umuntu aba agomba guhita abagwa. Oya. Ni ukuvuga ngo iki ni kimwe mu bintu abantu benshi bibeshyaho, ariko abantu benshi bafite ikibazo cya disike bavurwa neza batabazwe. Akenshi burya gukoresha serivisi ya physiotherapy cyangwa se ubugororangingo, gukora imyitozo wandikiwe na muganga no guhindura imibereho n'uburyo witwara, ibi byose birafasha cyane. Navuga ko kubagwa nabyo biba bishoboka ariko biba ku bantu bake nabo kandi bafite ibibazo bikomeye, cyane cyane nk'abakoze impanuka cyangwa se abatinze kwivuza, bityo bikaba byagera ku kigero cyo hejuru.
Dore rero amakosa atandukanye abantu bakora akaba by'umwihariko yakomeza no kugenda bongerera ububabare buterwa na disike. Ni ukuvuga ngo ikosa rya mbere, hari umuntu ucyumva ko yarwaye disike ugasanga ni wa muntu wihorera mu buriri akumva ko nta kindi kintu agomba gukora, agomba kuryama gusa. Iki gihe rero uba uri gukora ikosa rishobora kongera ububabare. Ikosa rya kabiri burya ni ukugenda ugasanga umuntu arisiga imiti cyangwa se afata imiti gusa ariko ntagerageze gukora imyitozo. Ibi nabyo byamugiraho ingaruka cyane ko disike itavurwa n'imiti, ahubwo iriya miti ishobora kugabanya ububabare bw'akanya gato, nyuma ukumva n'ubundi bwa bubabare burongeye buragarutse. Irindi kosa rya gatatu abantu bakora burya ni uguterura ibintu biremereye kandi banafite ikibazo cya disike. Iki ni ikibazo gikomeye umuntu aba agomba kukirinda. Ikosa rya kane ni ukwicara amasaha menshi. Ubundi abahanga batubwira ko niba wicaye iminota 30 igashira, ushobora guhaguruka ukagendamo gake ukongera ukaba wakongera ukicara. Ikosa rya gatanu nanone abantu bakunze gukora burya ni ukugira ubwoba bukabije. Akibwirwa ko disike yafungutse, disike yavuye mu mwanya wayo, ahita ahangayika akumva rwose ubuzima burarangiye. Reka nkubwire ko rero ibi ngibi biba bitagomba kugutera ubwoba bukabije. Ni nayo mpamvu ngiye kukubwira uko physiotherapy cyangwa se serivisi y'ubugororangingo iboneka cyane ku bitaro by'akarere ndetse no mu mavuriro akomeye. By'umwihariko ifasha, iyi ni serivisi by'umwihariko ifasha mu kugabanya ububabare, kongera n'ubundi kwa kugenda kwiza k'umugongo, muvuma zibera mu mugongo, gukomeza imikaya ndetse n'imitsi n'ubundi biherereye ku gice cy'umugongo, kwigisha uko wakoresha umubiri neza. Ni nayo mpamvu nakubwira ko iyi myitozo ikozwe neza ugakora physiotherapy neza bishobora kugufasha cyane, yewe hari n'ababikora bakabasha gukira. Ni ryari rero ushobora kwihutira kwa muganga? Burya igihe cyose umuntu yarwaye hari ibyo twita ibimenyetso mpuruza cyangwa se bya bimenyetso byihutirwa uba ugomba kubona, ukagomba guhita ujya kwa muganga. Cyane cyane by'umwihariko niba ufite ikibazo cya disike, iyo utangiye kugera aho utabasha kwihagarika cyangwa se kujya kuri tuwarete neza, icyo gihe rwose uba ugomba guhita ujya kwa muganga. Cyangwa se igihe utangiye kumva amaguru yawe ari kugagara, kumva ibinya bimaze kugenda bibamo byinshi, kumva amaguru yawe ntabwo uzi neza ukuntu ameze, rimwe na rimwe ugasanga kugenda biri kukunanira cyane, ukabona hari kuzamo intege nkeya zikabije ziri ku kigero cyo hejuru, iki gihe uba ugomba guhita ujya kwa muganga byihutirwa. Hari n'uburyo rero ushobora kuba wakwirinda iki kibazo mu by'ukuri nubwo cyugarije benshi, binyuze mu gukora imyitozo ya buri munsi ariko itari ukwinaniza. Ikindi nanone ukirinda kwicara igihe kirekire nk'uko twabigarutseho, ugaterura ibintu neza, aho abahanga batubwira ko burya guterura ibintu usutamye cyangwa upfukamye ari byo byiza kuruta uko wakunamisha umugongo. Ikindi nanone ukagerageza kuringaniza ibiro byawe, kubera ko burya iyo ibiro bibaye byinshi cyane nanone biragenda bigatsindagira wa mugongo, bikaba byakomeza guteza ibibazo by'amadisike. Ikindi nanone cyo kwitaho ni ugukomeza ya mikaya y'umugongo ndetse no kunda, kuko nibyo biba bishyigikiye za disike kugira ngo zigume mu mwanya wazo mwiza. Nsoza rero navuga yuko niba warabwiye ko disike zawe zafungutse udakwiriye kugira ubwoba, ahubwo mbere na mbere menya neza ikibazo ufite. Icya kabiri, umenye ko abantu benshi bavurwa neza kandi bagasubira mu buzima busanzwe. Icya gatatu nakubwira ni ukwirinda inama zose utahawe n'umuganga cyangwa se umuphysiotherapist wabigize umwuga, kubera yuko ashobora kukuyobya. Wibuke ko kubabara umugongo atari ko buri gihe bivuga ko ugomba kubagwa. Iki nacyo ndagira ngo nkitseho cyane. Nsoza rero niba iyi video igufashije, kanda like, ukande subscribe kuri Physio Rwanda, usangize iyi video umuntu wese wabwiwe ko disike ze zafungutse kugira ngo amenye ukuri. Wakoze cyane kubana nanjye, njye n'ubundi turongera tugahurira mu bindi biganiro bitandukanye, aho mbanza ngusubiza ibibazo bitandukanye muba mwanditse aho ngaho muri comment.